tugeze ahantu hitwa i Masaka dukora impanuka koze impanuka icyo gihe ngira ngo televiziyo y'Ubugande bavuze ko Ubugande bwabaho niyo mpanuka ya mbere ibayeho ikomeye yari bisi ntabwo ari bisi imwe yari bisi yagonganye bino bisi binini bya Trinity na bya sinzi ko mubyibuka zaragonganye hari nko mu saa 10 mu kajura hatabona hari haguye n'imvura hari igihu so hagonganye imodoka zigera 8 nko mu masaha 2 mu buryo umuntu mwaga mwicaranye wabonaga uburyo bamugonza apfuye ukabona uwo mwari mwicaranye ukabona akaguru kari hari akapoko kari hariya twara abantu benshi mu modokari nibuka ko twavuyemo turi bake cyane njye na madamu nige twavuyemo tudakomeretse na gato turi bazi noneho aduyi baraza kudutera habaga intambara nyinshi cyane twambuka uruzi rwitwa Rusizi n'uruzi runini tugerageza koga njye nagerageje koga ko nari nzi koga ariko ngeze hagati umuntu warimo umfasha koga antera umugeraha ansurikira mu mazi bigeraho kubera akavuga ko ariho n'ubwoba abantu barimo baraswa hakurya aho ubwato bwajyanaga abagore n'abana twebwe noneho abana bazi koga n'abagabo bakirwana yanibuka ko uruzi rurantwara numva gusaba hakurya bavuga ko ngo umuyoboke nawe aragiye twatinze twamaze nk'imyaka 3 irenga tutara n'umwana byabindi byacu nyine abantu bahita barambirwa bakatangira kubabwira ngo bise byagenze uti ibintu nk'ibi kuko umuntu wese urongo aba expect ko leta tuvuze gukanduka imyenda nibuka ko madamu yajyaga mu isoko azana umwenda ataranatwita afite kwizera acte prophétique yizeye tu uvuga ati naguze imyenda why not senda ntari gutwita finale mbaye yaratwita arabyara dufite abana babiri aho twakure kuvuga ngo mwari inyama ngaho imagine ari ibintu mu buryo utagombaga no gukaraba muri nyama ariko icyo kintu imagine urumva ikintu uvuga ngo ugenda udakarabye kugira ngo bumve ko wari inyama iwacu twari inyama abenshi baziye kuri noye bakakwihumuriza uratubeshye vayo mu nyumve bakumva ko mwari inyama koko namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri biheweyo erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri bihemana erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri biheyo erega sinakurekura muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera ni shepu tu shepu igarutse twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri byose aho muri hose Imana ibishimire turi mu kwibuka muri Thanksgiving turi muri periode ya Thanksgiving ni igihe cy'amashimwe ni periode y'amashimwe rero natwe biratunejeje kuba twicaye aha ngaha tugiye gushima Imana tugiye kuvuga imirimo y'ibyiza Imana yadukoreye ni byinshi cyane ntabwo twavuga ngo tubirangize ariko umutima ushima Imana irawishimira cyane kandi muri Yesaya 12 ndumva havuga ngo tubisakuze ntitubiceceke tubisakuze tubivuge cyane ngo isi yose ibimenye iby'Imana yadukoreye ni byinshi rero nabazaniye umuntu udasanzwe ni umuramyi w'Imana ni umukozi w'Imana ni umuntu utuma no Edmonton ishyuha ni umuntu winjira ahantu hagasusuruka ni umuntu uririmbira Imana ni umuntu uhetse isanduku y'Imana namuzanye kugira ngo nawe dusangize ku mashimwe y'Imana dufatanye gushima muri iki gihe cya Thanksgiving karibu papa murakoze cyane turakwakiriye nanjye ndishimye kuba hano basuhuza bari kutukurikira kabibwira amazina nitwa Muyoboke Bon Vivant ariko banzi ku izina rya Bobo
niyo nkunda gukoresha ndi umuramyi ndaririmba nkahimbaza nkanaramya Imana niwo murimo nahamagara gukora muri iki gihe ndashima rero kuba muri iki kibanza tuje kuvuga ijoro yo gushima Imana ibahe umugisha abadukurikira mwese karibu cyane karibu muri Shift to Shape turishimye kukwakira duhora tukubona mu biterane hirya no hino mu bitaramo umva wizira unashaka kwicarira gusa waje kwirira nawe kwivumbira nawe ugasanga umuntu araje avuye ku gatuta araguhagurukije aragutwaye ni ibintu nabonye ntabwo bajya bihanganira kubona wicaye ni umuntu ugira imbaraga ni umuntu uramye akiterera hejuru akagera mu bicu ni umuntu usakuza iyo yibutse neza y'Imana navuze nti umuntu ngomba kumutumira muri Thanksgiving abantu barimo baribagirwa gushima icyo ari cyo Thanksgiving hano turayiserebura cyane n'abazungu n'abapagani n'abakijijwe bose barayiserebura ariko nk'abakijijwe nibo cyane cyane ngiye kwibandaho uyu munsi hari igihe tuyiserebura ku meza tugategura ibiryo by'amoko yose tukambara neza imiryango igahura inshuti zigahura ariko imirimo y'Imana Yesaya 12 avuga ngo dusakuze tuyivuge tuyisakuze abantu bayimenye abantu bamenye imirimo Imana yakoze ibyo bintu biri kugenda bizima mu bantu birahera mu mutima akumva ni byarashima ariko ntabisakuze ngo n'abandi bamenye ko Imana ikora kandi buri iyo ushimye hari umuntu ubuteye inkunga nawe akumva nawe iby'Imana irabishoboye ntekereza ko abantu twagiye tuganzwa n'imico yo mu bihugu twajemo uburyo babiserebura bo n'ubwo buryo twebwe ariko ngewe aho navukiye bakoraga ibiterane ugasanga nk'igiterane wenda cyo gushima gitangiye nko kuwa gatanu kuwa gatandatu kugeza ku cyumweru ari ugushima Imana ariko ubu ngubu aho bigeze ni ukuvuga ngo uwo expecting gusa utegeza akamesaje k'umuntu guhamagara urahari dusangire ejo ko ari umunsi wo gushima Imana waje mu rugo tugasangira nawe noneho kubwiye kumva birakunyuze birarangiye ariko tukibagirwa Imana yahaye ubuzima wa muntu wagutumiye tukibagirwa n'Imana yaguhaye ubuzima we watumiwe donc tukafungura bisanzwe dore ko ibiryo ntabwo ari ikibazo tugasangira tukishima ariko akenshi nuko twiyadapta ku mico y'abenengera iki gihugu cyane rwose tugendera ku byo twasanze hano so ubwo buryo rero abantu iyo batware tugize wa mutima wa kera twagiraga gushima Imana bitandukanye n'ubu ngubu njyambwira abantu ngo gushima no kubwira Imana ngo ongera ukore gushima akenshi ngewe nsengaga kare ko ngashima cyane n'umuntu usibye n'Imana umuntu yimushimiye nk'ubu uramusumpaye n'urugero aya mazi ngakubwira turakoze uburyo nabivuzemo ushobora kunyongera cyane rwose noneho ariko noneho ibaze Imana warebwe ngo Mana warakoze kunkura ahantu utekereza ko yakongera ibingana gute gushima rero ni ukubwira Imana ngo ongera ukore hanyuma gusenga nabyo ni byiza ariko iyo imbaraga twakoreshaga mu gusenga arizo dukoresha dushima twari kuba tugeze kure cyane rwose twari kuba tugeze kure cyane so abantu batahure cyane uyu ni umwanya nkunda mu buzima niyo ntwaye niyo ndi mu rugo niyo ndi mu kazi akenshi ngo umutima mpatira kubwira Imana ngo warakoze haleluya kuko hari ibintu mba niyibutse bikomeye njyewe navukiye iyo muri Congo dukora mu buzima buri aho bayabaye butari bwiza uzi ko twageraga imyaka nko mu myaka 10 n'ingahe nka 10-12 utarambara urukweto ngo nk'umwana urwambaye aho ngaho muri quartier ukumva n'ibintu bikomeye cyane ubu wamugeranya nk'umwana ufite power ufite nk'indege kandi imodoka zo n'ibisanzwe so ubwo buzima rero tubukuriramo gutyo inyuma ariko nanone dukura tuzi Imana mwibitseho igikomeye ba mama baratwonsa uko batubwiraga ati kwa kuntu ujya konsa umwana yabanza agasengera amashereka umwana agiye konka agasengera ibyo bintu mbiha agaciro ku buryo mba numva aho ngeze ari amasengesho rimwe y'ababyeyi badusengera ntacyo bitwaye kuba mu bukene no kubaho nabi ariko ufite Imana biruta kubaho neza udafite Imana nibyo yego
so ubuzima bwose nabayemo njya nibuka wenda nihuse kuko kuvuga ubuzima bwanjye ndimo tugeze ubu ngubu twarara aha ngaha tubivuga ko n'ibintu mba numva navuga bukira bugacya kandi mba numva nabivuga mu bantu benshi ibihumbi by'abantu no mu bantu bakeya nkabivuga. Njya nibuka 2016 nibwo nakoze ubukwe n'umudamu wanjye mu Rwanda na twakoreye ubukwe i Kigali, hanyuma wa gatandatu ukurikira turimuka tuza gutura muri Uganda, tugeze ahantu hitwa i Masaka dukora impanuka. Koze impanuka icyo gihe ngira ngo televiziyo y'Ubugande bavuze ko Ubugande bwabaho niyo mpanuka ya mbere ibayeho ikomeye. Yari bisi? Ntabwo ari bisi imwe, yari bisi yagonganye bino bisi binini bya Trinity na bya sinzi ko mubyibuka, zaragonganye. Hari nko mu ma saa 10 mu kajoro hatabona, hari haguye n'imvura, hari igihu, so hagonganye imodoka zigera 8 nko mu masaha 2 mu buryo umuntu mwaga mwicaranye wabonaga uburyo bamugonza apfuye, ukabona uwo mwari mwicaranye ukabona akaguru kari hariya akaboko kari hariya. Twari abantu benshi mu modokari, njya nibuka ko twavuyemo turi bake cyane, njyewe na madamu n'igihe twavuyemo tudakomeretse na gato, turi bazima. Abandi ari indembe? Abandi bapfuye, abandi ari indembe, abandi amaguru donc ukuguru kuri hariya ukuboko kuri hariya. So iyo nibuse uwo munsi kuko madamu yarambwiye ati n'ubundi ntaho turi bujye, turapfa dukomeze gusa twitunganye. Hari ukuntu Satani ajya kwemeza akakubwira ko n'ubundi uri bugende tu bitewe na situation iri imbere yawe. Yarambwiye numva nanjye nyine ndumva nta kundi turakomeza gusenga aho ngaho. Byatangiye saa 10 za mu gitondo kugeza saa 2 abantu barimo gupfa. Ngo n'abapolisi baje kwintervene n'abahagarika imodokari nabo zarabagonze barapfa. Ayiwe. Umuhanda wabaye amaraso. Abadayimoni bari bisarira aho. Iyo nibuse nk'icyo kintu kibuka uburyo ki ari njye n'umugore n'abandi nka bake bavuyemo turi bazima kugeza ubu ngubu. Icyo gihe banumva ahantu n'abandi hose ngomba kubwira Imana ngo Mana warakoze. Yes, kabisakuza kabisa. Icyo ni igitangaza kimwe ndashaka kwigaruka mu buzima. Njye nibuka undi munsi twari ahantu muri Congo ahitwa muri Plaine, noneho aduyi baraza kudutera, habaga intambara nyinshi cyane. Twambuka uruzi rwitwa Rusizi, n'uruzi runini, tugerageza koga. Njye nagerageje koga ko nari nzi koga, ariko ngeze hagati umuntu warimo umfasha koga antera umugeraha, ansurikira mu mazi kubera akavuga ko ariho n'ubwoba abantu barimo baraswa hakurya aho. Ubwato bwajyanaga abagore n'abana, twebwe noneho abana bazi koga n'abagabo bakirwana. Yanibuka ko uruzi rurantwara, numva gusaba hakurya bavuga ko ngo umuyoboke nawe aragiye, birarangiye. Nuko rwa ruzi rutemba Rusizi n'uruzi runini cyane. Ariko ngira amahirwe kubw'imbabazi z'Imana, kuko Imana ntabwo iturebera ubu ngubu, ireba ahazaza hacu, niho hatuma iturinda. Buriya wari uzi ko kubaho kwacu hari ikintu kimwe itegereje ko uzakora, kandi ugomba kuzakora mu myaka 80, utagomba gupfa utarageza icyo gihe. Yari izi ko hari umunsi tuzicarana namwe muri iki kiganiro turimo tuvuga Imana, turimo tuvuga amashimwe y'Imana. Nibyo mbona uwo munsi nabwo ndarokose. Ni iki cyagutangiriye? Nta nicyo, niyo abantu bambajije bavuga ntabyo wamenye. Hari akavuyo kenshi nabonye gusa rungubita ruranyambuza, ubonye uruzi tu amazi aranyambuza. Nubwo buzima Imana ikeneye ko tubamo gukorekonesa ibyo bintu, imirimo zaba zarabaye kera cyangwa ubu. Iyo tubibwiye ibyo bintu kumbura byibuka ko nagukora ibi bintu, fata n'ibindi kubikora. Gushima rero ni ikintu yakagombye kuba umuco w'abakristo cyane cyane, kuruta kujya hamwe tugasangira. Nabyo ni byiza, ariko gushima bigomba kuba umuco w'abakristo, tukabizirikana. Njyewe njya kuza muri iki gihugu narabisengeye. Hariho abantu baza bagera, ikindi abantu tugera ahantu uburyo wa expectinga ko ariko hameze, kubera ko atari bwo buryo hasanzemo
ugatangira kuregreta ngo kuki ngo iyo nigumira iriya abantu niko bameze ugiye se ko Mose yashize abisiraheli gato tereka ndaje reka ngere ku musozi mbasengere ndaje asanga kera batangiye kuramya ibishushanyo minota mike gusa aba niyo kamere y'abantu twibagirwa ko wahasengeye urira wiyiriza yego kandi ukibagirwa ubuzima wari ubayemo muri Afurika kuko abantu benshi twari tubaho ubuzima butari bwiza cyane ntabwo najya kuri kamera ngo mbeshe umuntu ngo nari umukire ngo nari mfite amafaranga menshi ntabwo ariko byari bimeze kandi tubaho ubuzima buri aho bubayabaye udashobora kuburara ariko ukarya bigoye cyane urumva icyo kintu cyangwa ukarya rimwe ku munsi ntuburaye ariko uburyo uriyemo buragoye cyane kubona rero nafashe igihe kingana n'amezi 2 njya muri Nibature saa 10 kandi Kenya niho nari ubu ngubu ni igihugu cy'umutekano utari mwiza yego ariko nkabyuka amasaha ubundi amasaha n'ay'abajura ari muri Kenya nkabyuka amasaha nkajya muri Nibature n'amaguru ngataha nka saa 1 nabikoze gutyo nyuma y'amezi make bari baranze kunsubiza muri Embassy byatwaye umwaka bataransubiza kuza muri Canada ariko Imana yampaye umugore usenga Imana amen akambwira ati ngewe njya nsenga nkumva umutima ukambwira ko uzajya hanze vuba amen wow so nyuma ni nawe waje kubona email umunsi umwe arambwira ati byuka mu gitondo byagenze ute bakwandika email yo kugiheza wabonye visa ibyo bintu ndongera ndiroroze urambesha wawe n'amasaha ndongera ndiroroze ndabyuka musanga niko ibintu bimeze so ni ibintu nshobora iyo ndi kubona ndi gutwara muri no mihanda amen kwiza nahagaze muri eglise mfata urufunguzo rw'imodoka ari contact ndarubereka murabona Imana tunwaye imodoka muri Canada hari umuntu twabura hano mu bukwe arambwira ati ikintu wakoze cyangoze ku mutima niwumva abo biba bifasha ati uwo munsi ninasenge ku rusengero wanyu sengera muri Kingdom Minded Church ntabwo nari nabivuze so ati nasenge iwanyu mbona uburyo ki urekonese by'Imana ko ufata contact yerekana hari imodoka urabona ntwari imodoka za highway yewe so ambwira ko yabaye tushe cyane mu buryo budasanzwe ubone ubuzima mbamo sinshobora kujya mu kazi ngo ndeke kubwira Imana ngo warakoze nibwo ubuzima bwanjye ariko wari uzi ko hari umuntu udashobora no kuvuga ibyo bintu mu bantu yumva agiye kwigira cheap ati nimbivuga baragira ngo nari umutindi kandi wenda yaranaburaraga yarambaraga n'ishati yacitse ku ikora n'ibindi ayo munsi akabona umusirimu utwara ikimodoka cy'ahatari ufite ubuzima ariko wamubwira ngo wenda aze nko gushima akaho ati ariko se nshima ibiki harya uretse ndetse ukabona ntago ari kamera yatinya ahubwo arumva najya kuvuga azavuga ibintu bitari ngombwa ko abantu bamenya ko aho hantu yahaciye seriously abantu bameze kandi urabizi neza ko aho hantu wari uhapfiriye wingingaga Imana ndakwinginze Imana bivuge nta kibazo bivuge kuko ntawe gusubizayo humura exactement ntawe gusubizayo urumvikanisha imirimo y'Imana niba twemera Imana koko nk'abakristo niyo mpamvu turi kubwira abakristo cyane niba wemera ko ibyo wagezeho harimo ukuboko kw'Imana niba wemera ko nako kukuhumeka Imana yabigizemo uruhare niba wemera ko usigaye uhindura ishati kera warahoraga muri kamwe ukakamesa ukagakubita akakumuka ukagasubira kujya gusenga bihamye ubisakuze bihamye bivuge bivuga kuko Imana iravuga ngo niwanga kumpama imbere y'abantu nanjye nzakwihakana imbere y'abantu urumva rero so ubuzima bwo gushima nibwo buzima nibwo twakagombye kwiberamo buri munsi gusa umuntu hari akaririmbo ukunda kukaririmba ngo unamenye kuri se w'imigisha Imana yimuri ibihe mbere gasinakureka kara karirimbo kara karirimbo kunda kukaririmba cyane agatinda mukabona hari ahantu kandi iyo umuntu asa n'ibyo akora iyo nkaririmbye ntabwo wahise wumva ko ushobora kuba mfite amashuri ku mutima urakarimba ukabona urayimininga ahantu iri kuva namenye kuri se w'imigisha
imana ihindura ibintu erega sinakuvaho buriya rero iyo nkaririmba akaririmba hari ibintu abaririmbyi turimo ibice bibiri. hari abaririmbyi bapafominga hariya imbere amajwi gusa ubumenyi, ariko hari n'abandi ba minisiteringa aba worship. So ngewe ntekereza uburyo mbikoramo uburyo Imana yabimpayemo. Hari imbere nkunda kujya imbere nabanje gusenga n'aba connected kwanza n'Imana. Najya noneho iyo ndirimbo hari n'igihe ndirimba indirimbo ntapanze kuririmba nkuva gusa indirimbo iraje, kandi iyo uje buri ibifite impamvu yaje nyine iyo ndirimbo. So iyo ndirimbo yo nyiririmba rero inyibutsa ibintu bikomeye. ubwo wakatunyoreje iyo ukagiyemo ujyamo neza ukabona wenda hari umuntu kakura ahantu ntabamenye. Namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe erega sinakurekura sinakurekura erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe weyo erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe Mana erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe erega sinakurekura. Muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Ibihe ntibyashobora gukura w'ico yavuze, niyijya imenya iherezo kandi ihagaze mw'itangiriro. Muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Imana naje ndi gutekereza, naje ndi kuririmba ako karirimbo, numva twabwira nyine abantu ngo bahumure dufite Imana. Nyuma ya mwanya wo gushima, gufata umwanya ugashima Imana, ngomba kubwira Imana ko hari Imana. Nta kintu njya mbona, ntabwo navuga ngo singira ibibazo nk'abandi, ariko akenshi ibibazo mba mfite ndabisuzugura, mbisuzugurisha ijambo ryayo. Abantu bagomba kumva ko dufite Imana, ya Mana dushima, ya Mana tuvuga, ya Mana yakoze bya bindi, ya Mana irimo ikora ibi, ya Mana hari ibindi yenda gukora. Iyo niyo Mana tugomba kubwira abantu. Twige gushima, tugire umutima unyuzwe, umutima urekonesa, umutima wibuka, umutima udahungabanywa n'ibihe. hari ahantu Dawidi yaciye Sawuli ari kumuhiga, yandika zaburi ya 23 ni zaburi nkoraho cyane. Ni ukuri ibihe yari arimo ntabwo byari bijyanye no gushima. Hari abantu justement bazi yuko iyo ari mu kibazo kubera ko wenda arwaye, kubera ko wenda arwaje umwana igihe kirekire se, kubera ko wenda hari ikibazo gihari kandi kigaragara koko kirahari, akumva ntabwo ishimwe ryazamuka muri uwo mutima, kumva ishimwe ntabwo ryazamuka mu minwa ye, akumva niyo yashima maybe sinzi aho byaba biturutse. Ariko ni ukuri Dawidi yageze ahantu avuga ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, kandi yari ari guca ahantu hakomeye pe. Umva
iyo nka Jonathan atahaba ngo ajya amucira udusiri twaho papa we ageze n'ibiki yari kwicwa vuba cyane ariko arayicara arakompoza iriya zaburi dusoma nubwo nanyura ngo mu gikombe cy'igicucu ngo sinzi atinya ikibi icyo ari cyo cyose can you imagine kandi ari mu bihe bikomeye ziriya za zaburi ya 91 kuva mu bwisho bw'isumba byose hari zaburi wasoma ukavuga ko uyu mugabo ari guca mu bintu koko nk'uko batubwira niyo naca mu gicucu mu gikombe cy'urupfu sinzi atinya ikibi icyo ari cyo cyose hawo ugasanga nk'uwo umuntu yamubwira iki koko yumva nta shimwe na rimwe afite kubera ko wenda atinze kubyara ariko afite umugabo mwiza umufata neza afite akazi keza wenda ararya kabiri ku munsi ibintu byose ni amahoro uwo umuntu yamubwira iki kwera amashimwe agira imbaraga kuruta gushyira ku munzani none ukuvuga ngo hano hari ibibazo mfite ibibazo hano ariko nanone hano hari amashimwe ese ibi bibazo biri aha ni amashimwe ni iki gikomeye yego ahantu hari amashimwe harakomeye usanga hakomeye hano hari ibibazo ntabwo uzahubika hajye hasi hari amashimwe nuzamura urwego ruriho amashimwe ukamanura aha mu bibazo bizabirangira njya mbwira abantu ngo ujye ureba n'igitanda uryamyeho wibaze ngo iki gitanda harya nakiraragaho kera donc ugenda ureba agatambwe kose wateye ariko se ubundi hari indirimbo narimo nshaka kuzandika ntabwo ndayitangira ndimo ndibaza ngo iyo twebwe turyamye nijoro tukaryama ubwira abantu ngiye kuryama uzi ko ubundi uba ugiye gupfa uba wapfuye uba wagiye tuba dushyizwe tuba twagiye noneho warangiza kwa kwizera wumva ko ugiye kuryama ariko mu gito ukabwira ngo ndaryamye ariko ndabyuka mu gitondo ndajya mu kazi gute niba kubwiye kuri bubyuke ubundi se ko uryamye igihe wari uryamye wari uri hehe ntahuze uzi wari inzozi umuntu ajyana aravuga bwarya mvuye nari ndimo ni ibiki ari ibintu hari ibintu by'ubuzima bwa minsi yose urumva tubifashe dukoresha mu buzima tukabigira ubuzima nuko twabimenyereye twumva ko tugomba kuryama tukabyuka nicyo kibazo twagize ariko ubundi ifo kwibaza d'abord nimba ndaryamye se ubundi kuryama ni iki kuryama se ndaryamye se ejo nzabyuka sanga yapi ubundi se ko ndyamye ndihe ndaba ndiha amasaha ndyamye ngo bajye bita gusinzira se no kuvuga ngo iki urumva ibyo bintu ni ibintu tugomba gufata ubundi nzi Imana ishaka ko tuyereka ibintu iyo twebwe twita bito tukayigira binini kuri yo izadukorera binini cyane niyo fenomene yo gutwita uri kubivuga nkareba gutwita hari n'ijambo rivuga nk'uko amagufa y'umwana akurira mu nda yego ariya magufa akura ati yikompoza ukagenda ubwira abantu bose ndatwite nwita umuhungu nwita kwa muganga akaguha amata ariko uzabyariraho cyane ugapanga ibikapu ukagura berso ugahaguruka ukagenda kwa muganga wizi neza kuri bubyare kandi iriya confidence iva he si Imana ni Imana nako ngakunda ariko nyuma yo kubyara uzumva nyine wagomba kubyara ukumva byari nyine aravuze ngo ugafata moto ngo ukingukurira moto uwo mushoferi ntumuzi uwo mumotari ntumuzi habe na gato wenda aba taximani ba hano bo bajya bashyiraho agakarte nta nubwo ubuzi niba ari we mu by'ukuri ubona agafoto gusa yego ariko uriye kumutara uramufasha utya muragiye niki kubwira ngo ntiyanyweye niki kubwira ngo azi gutwara na kimwe just confidence wambaye neza uragiye gusa tu uzarinde ahubwo so twatinze twamaze nk'imyaka 3 irenga tutarana n'umwana byaba ndi byacu nyine abantu bahita barambirwa bakatangira kubabwira ngo se byagenze uti ibintu nk'ibi kuko umuntu wese urongo aba expect ko leta tuvuze ku kantu k'imyenda nibuka ko madamu yajyaga mu isoko azana umwenda ataranatwite afite kwizera acte prophétique yizeye tu uvuga ati naguze imyenda why not se ntari butwite finalement yaratwite arabyara dufite abana babiri so ariko umva bwa buryo wizeye ko ugomba kubyara ukajya gushopinga imyenda y'umwana ukabyara ariko ikiza kibabaza Imana
ni ukuntu iyo byose bimaze kuba Imana yabikoze wowe wifata nk'ibisanzwe kumva ni devoir byagombaga kuba byari itegeko nagombaga gutwita nkabyara. ninde wababwiye ko nagomba kuza muri Canada ngewe ninde wababwiye nta mwene wanyu wenda wakwijeje icyo kintu nta muntu wagize icyo kintu ninde wababwiye ko nagomba kuza ni Imana. Kuki abantu tuhagira ubundi tukabyirengagiza ukumva wahasanze abantu mwabanye mwakuranye mwiganye ukumva nawe wagomba kuhaba wowe ntabwo wagomba kuhaba ni ubuntu bw'Imana gusa nabo ngabo wahasanze ntibagomba kuhaba nuko batabizi Imana. umuntu agiye azirikana icyo kintu reka nibwire wenda ngewe n'abadakijijwe banze kwakira Yesu umwami n'umukiza bumva ibintu by'abarokore biraho abarokore bagira ibikabyo abarokore muduhata gukizwa njyewe ndabafite bajya bambwira gutyo ibyo bintu muba muzana ni ibiki twese murashaka tugira kwa kundi nyine bagira bamutse ko n'umwuka uyu nguyu duhumeka hari abantu bawugura kugira bahumeke bari kuri bomboni kandi barahari muri reality barahari igiye mu hospital hirya no hino urababona bari kuri cya bomboni hari nabo tujya duhura muri mora atwaye akantu k'agacupa hano kari fence yakizirikiyeho mu gasakoshi agenda n'utuntu tuduheha mu mazuru kubera ko adashobora guhumeka kubwe ariko imagine ibyo bintu none wowe urahumeka uragona ibintu byose biraryoshye n'amahoro uragona kandi ko kugona ubona ari gukonsoma umwuka ubuye consommation kandi hari abantu uzi ko ari abantu bagera ku gitanda bagahita atangira kugona ubwo nta n'amasegonda bakwiye abantu barahari buriya barahari badahatiriza agera gusa yatangira akagona agakora mu nganzo noneho ukibaza wowe wanga kwemera Imana ibyo bintu bababwira ni siyanse Imana ntibaho ariko vraiment uzi ko uriya muntu uriya mwuka uri muri iriya cupa iyo ushizemo niyo yaba ari mu muhanda aragwa nta gikurikiraho ni ukugwa agapfa so urgence ya mbere igomba kuza ambulance ni ukuza bitwaje kari agacupa kugira bahite basimburana bamucome ku wundi ibyo byonyine byagombye kugutera gushima ko uhumeka wareba intebe wicayemo ukavuga Mana intebe sinigeze nyicaramo wareba ibiryo ujya uriya Mana ushimwe iwacu twaya turya bitugoye ibirayi bikaboneka kuri Noheli kanyuma kuri Bonane none hano turya inyama buri munsi kera aho twakure kuvuga ngo mwari inyama ngaho imagine ari ibintu mu buryo utagombaga no gukaraba n'abantu benshi kugira ngo bagenzi bumve ko muri inyama kumva icyo kintu imagine urumva ikintu kuvuga ngo ugenda udakarabye kugira ngo bumve ko wari inyama iwacu twari inyama abenshi bazira kuri Noheli bakakwihumuriza uratubeshya vayo mu nyumve bakumva ko mwari inyama koko ari umugabo nabwiye nkumbuye ibijumba ni umuntu w'inshuti yacu nabwiye nkumbuye ikijumba ngo kuza uko utukana ngo ibyo binyagwa ngo twararya no kuri Noheli tukabirya iminsi yose ngo twarinze no kujya kubyicukurira ngo hano icyo kintu nagikumbura ntengewe uzi ko mukumbura utwo twose ni ukuri umutima ushima ngo niwe Imana yishimira ngo duhore dushima iteka mu bibi mu byiza no mu byago reka mbwire n'umuntu uri guca mu byago no mu byago habonekamo ishimwe iyo urebye around ikintu kitwica no gufunga amaso gusa tugafokasinga nk'uko babivuze ku kibazo ariko umuntu arebye around yabonamo n'ibisubizo yabona ko hari akazi kuko ibibazo n'ubundi ibibazo byaje bisanga wowe uri amashimwe wowe ubwawe uri ubuhamya no guhagarara kwawe ni ubuhamya urishimwe ubwawe ibibazo biza byikubita ahantu ariko mu buhamya mwishimwe kuvuga ngo rero ntabwo tugomba kwirutisha ishimwe no guhindukira ukareba umwana wawe mwiza wibyariye ukavuga ngo uyu ni njye wamushyize ku isi icyo cyonyine cyagutera gushima kurusha kuganya kutarabona ako kazi njya mbona ko abantu benshi gusenga ko mbibona ngewe bagatinda gusubizwa bagira umwanya munini basenga baganya hari n'udasenga akaganya buriya gusenga no kuganya nabyo biratandukanye aba ari mu maganya yo kurira gusa Imana ntabwo ibyo bintu byabikanga ikintu gikora ku Mana ni ishimwe Imana ikorwaho mu gihe
wayibukije ibintu yakoze. Njyewe iyo nshaka gusengera ikibazo yambwira Imana ngo uribuka niki ko ari wowe wayikoze? Yego, ukayibutsa uribuka niki? Niki ni wowe Mana, none se iki ngiki iki nacyo ni wowe wagikoze. Reba ikindi wakoze, reba ikindi donc iyo ugenda yibutsa ibyo bintu ibishingiraho noneho ikagusubiza. Mbashaka gusoma ino jambo sinzi impamvu byakomeje kunzamo iyi Yesaya 12 natangiye mbabwira uvuga ngo uwo munsi uzavuga uti Uwiteka ndagushimira yuko nubwo wandakariraga uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya kuko Uwiteka Yehova ari we Mana, ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Kandi uwo munsi muzavuga muti nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru, muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose. Ibyo ni byamamare mu isi yose. Wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane kuko Uwera wa Isirayeli hagati yawe akomeye. Shyira hejuru uvuge cyane. Twe gushima dufite isoni, twe gushima ukivuga ngo use nintinyuka gushima na mugabo wanjye ugisinda, use nintinyuka gushima n'umugabo wanjye utarakizwa, ngo utangire kureba utuntu tutashyira hejuru uvuge cyane. Abangaba yavuze ngo iyo yiterera hejuru hari ibinazi neza ko bigiye gukoreka. Iyo uri kwiterera hejuru ushima uba ubizi neza ngo muri iri shimwe haravukamo n'irindi. Uzarebe umwana uhora gushima, thank you papa, thank you, akantu kose umaye thank you papa, ako kana karakunezeza, wumva waguma ukongera. Natwe dutere hejuru duturagare tuvuge cyane, tuvuge imirimo y'Imana, ntitugatinye guhamya. Nugatinye guhamya mu itorero, nugatinye guhamya kuri ayo meza nk'iki gihe cya Thanksgiving, muhure murye mudendo muyimare murye ibirayi, ariko muvuge n'imirimo y'Imana. Ibiganiro bihinduke. Hari igihe uvuga wowe nk'ibyo biganiro wazanamo Imana ukabona abantu bahise bakonja bose babaye gutya, ni igihe cyo guturagara. Uzana ibintu sijerekanye twavuga byo gushima, ukabona abantu bagize isoni, abantu bakaburaho ibitekerezo, wazana ibintu amakuru yo kwisi kwa Trump nayo ukabona intambara ya Israel na Iraq n'ibiki, cyangwa ukazana ibintu bigezweho abantu bagira amayide batanga ibitekerezo, ukabona nibwo bakangutse. Ariko wazana iby'Imana ukabona buri wese ayisamera cyaka wayi dufite isoni zo kuvuga Imana, nuko turi abasirimu nowe ko kuvuga Imana. Twe abasirimu bubaho nabonye kugira umutima uzirikana uzimana, umutima uramye, umutima wuzuye Imana. Dawudi yaravuze ngo umutima wanjye we himbaza Uwiteka, namwe mwabindi. Ni ukuvuga ngo ndimo kwandika uvuga ngo fata ingingo zanjye maze uzihe inshingano zose. Ni ukuvuga ngo ukuboko kwanjye kuramye, ukuguru kuramye, umutwe uramye, amaso aramye, akanwa karirimbe, byose bigira inshingano. Urumva? Aravuga ngo mwabindimo byose muhimbaza Uwiteka. Bya bindi bikurimo na ya madeni akurimo naceceke, na cya gifu kirara kikurya n'igiceceke nacyo kiramye Uwiteka, n'ukuguru kukubabaza nikuramye Uwiteka. Niyo mpamvu tugomba gushima muri byose. Ni ukubikoza isoni, ni ukubyereka ngo nta mbaraga ufite. Zongera garuke tuvuge hejuru yo kuramya. Urakoze ku buhamya udusangije, urakoze cyane. Ndetse uri ko hari umuntu bikanguye najya guterana muri famiye, nibajya kurya turkey n'ibindi, haraza kubamo akaganiro gato uze kukinjizamo udafite isoni rwose. Turagushimiye cyane ku mwanya watuboneye. Ndabizi uri busy, uri mu bintu byinshi, haba hari ibiterane, haba hari ibintu byinshi bigutegereje, amanama n'ibindi, ariko watuboneyemo ino minota. Imana iguhe umugisha cyane mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Zagaruka urabidusezeranyije. Zagaruka hejuru yo imbaraga zo kuramya. Kuko kuramya guhindura ibintu. Kuramya guhindura ibihe tuzumva vuba cyane, turakibagezaho kandi turagushimiye cyane. Happy Thanksgiving. Aho muza gutarama mugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye ko kutwizera mukaduha iyi platform kugira ngo tugire icyo tuvuga. Ngewe iyo ngiye no kuririmba cyangwa kuvuga mu rusengero cyane ntabwo nifuza abo ndimo kuririmbira, ndimo ndarimbira Imana, ariko harimo umuntu hariya wicaye hariya muri audience
ushobora gukorwaho n'indirimbo naririmbye nashaka bumwe cyangwa babiri. Ubu rero ni ikiganiro kigize umuntu umwe babiri gikoraho abantu bagahindura bakaba mu buzima bwo kuramya no gushima cyane Imana kuruta ubuzima bwo guhora tuyisaba, tukagira umutima wishima ukaba munini kuruta umutima uyisenga. Imbaraga dukoresha dusenga tukazikoresha dabo mu gushima, tuzagira ubuzima bwiza mu buryo bwo kumenya Imana. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Thank you.